Haleluya. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro kubw'igitondo cyiza cy'umugisha Imana iduhaye kugira ngo dukomeze dusangire ibyiza by'ahera. Imana ishimwe. Haleluya. Umwuka w'Imana aranjenderera arambwira ngo mubwirize ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, mubwirize ubutumwa bwiza bw'ibihe bya nyuma. Umwuka w'Imana arambwira ngo abavuga butumwa, Imana irambwira ngo abashumba, Imana irambwira ngo abantu barimo gukorera Imana muri iki gihe, buri wese navuge ubutumwa bwiza bw'ibihe turimo bwa nyuma. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ibihe bya nyuma byadusohoreyeho. Haleluya. Hari abantu bazi yuko ibihe byiza byahanuwe n'aba Pawulo, bya bindi Yesu yaganirije abigishwa be akababwira ibimenyetso by'iminsi ya nyuma, abantu b'Imana bagakomeza kubirebera mu ndorerwamo y'ubuhanuzi bwa kera, bakavuga ngo ko byahanuwe kera. Yesu Kristo akababwira ibimenyetso bizagaragara muri ibyo bihe. Abahanuzi batubanjirije nabo bakabigiraho ishurirwa ko imyaka ibaye myinshi, ibyo ngibyo nta gaciro bifite. Ariko umwuka w'Imana yarangendereye arambwira ngo nimubwirize abantu ubutumwa bwiza bw'ibihe bya nyuma. Amen. Tugiye gusoma ijambo mbabwire icyo ibintu biraterwa n'amasaha, niyo byaba 2, niyo byaba 3, niyo byaba 4, kuko n'izindi gahunda zirakomeza kandi natwe dukomeje kubwiriza. Ariko bene da, turi mu bihe bya nyuma. Amen. Haleluya. Ngirira mugenzi ngo turi mu bihe bya nyuma. Haleluya. Yesu agiye kugaruka. Yesu agiye kugaruka. Yesu agiye kugaruka. Yesu agiye kugaruka. Kandi Yesu agiye kuza gutwara itorero. Haleluya. Umukwe agiye kuza gutwara umugeni, kandi umugeni we ariteguye kubera yuko ahawe kwambara imyenda y'ibishura byera. Haleluya. Umugeni wa Yesu ariteguye kubera yuko uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Umukwe ahora arimbisha umugeni. Ariteguye rwose. Umugeni arahari. Umugeni ariteguye. Haleluya. Amen. Haleluya. Mu matorero ataramwe umugeni ariteguye. Mu ndimi zitari zimwe umugeni wa Kristo ariteguye. Kuko ibyo kumurimbisha ntago ari ifeza n'izahabu, kuko ibyo kumurimbisha ntago ari imyenda y'ibiciro byinshi. Ibyo kumurimbisha ni amaraso Yesu yamennye i Karuvali. Ayo maraso ahora yeza abageni, ayo maraso ahora atunganya abageni ba Yesu mu mahanga ataramwe, mu ndimi zitari zimwe, mu moko ataramwe. Umugeni wa Yesu ariteguye. Soma ijambo Timoteyo wa mbere igice cya 4, turasoma umurongo wa mbere. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4, turasoma umurongo wa mbere. Haranditse ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka, ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza
bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Kadusubiremo. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ntago nkomeje hasi ibyo bazabuza n'ibyo bazakora, ibyo ngibyo reka tubyihorere. Ndagira ngo mbabwire gusa ko umwuka w'Imana yabivuze yeruye mu kanwa ka Pawulo. Ubundi mwuka wera rerura. Amen. Ntago mwuka wera we atwikira ngo ace ku ruhande. Mwuka wera icyera cyita icyera, icy'umukara akacyita icy'umukara. Niyo mpamvu na Yesu ubwo yari gusezera ku bigishwa be yarababwiye ngo uwo mwuka wera naza azabayobora mu kuri kose. Abemeze n'iby'ibyaha. Yego. Haleluya. Ijwi ry'Imana ringeraho rirambwira ngo mubwirize abantu ubutumwa bwiza bw'ibihe bya nyuma. Ibihe bya nyuma. Ijambo dusomye bw'ubuhakanyi buteye ubwoba bwo muri iyo minsi, Pawulo abwira Timoteyo aya magambo, yamubwiye ko abigisha b'ibinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, aribo bazadukana inyigisho zituma abantu b'Imana bishoboka yuko bashobora kuyoba, bishobora yuko bashobora guteshuka, bishobora kubakundisha ibitandukanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu usanga ibi bihe turimo bigoye kugera ahantu umuhanuzi agahanura ku byerekeye ibyaha. Ndakubwiza ukuri, abavuga ko ari Imana ivuze ni bake. Baravuga ati buriya arashonje, ngo abahanuzi bahanura ibibi ngo ni abahanuzi bashonje, ngo abahanuzi bahanura kujya mu ijuru ngo ni abahanuzi bashonje, ngo abakozi b'Imana bavuga butumwa babwiriza gukizwa ngo abo ngabo barashonje. Ariko reka nse mbabwire, ntago mena abo ngabo bashonje, ahubwo bahagaze mu kuri kwiyabahamagaye, kubera yuko uhereye mbere na mbere ubutumwa bigishwa ba mbere basigiwe ntago ari ubutumwa bukundisha abantu iby'isi. Amen. Ubutumwa bwiza abigishwa Yesu yabwiye abigishwa b'ijambo rikomeye, yarababwiye ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza bwo guhinduka, mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi, mwirukane abadayimoni mu izina ryanjye. Habanje iki? Kubwiriza ubutumwa bwiza. Kwirukana abadayimoni nabyo birahari, n'imigisha irahari rwose, ariko habanza iki? Kwigisha ubutumwa bwiza. Mfite ibintu nka bine Imana yabantumyeho ngo mbibabwire n'abandi bazabibona. Imana ishimwe. Najyaga kumva nkumva ijwi rirambwiye ngo mubambwirire. Haleluya.
mubambwirira ibi, mubambwirira ibi, mubambwirira ibi, mubambwirira ibi. Ubwo n'ibindi Imana izabibwira abakozi bayo batandukanye, cyangwa natwe nitugirirwa ubuntu izakomeza itubwire ngo mubambwirire. Haleluya. Korari Hosiyana neremye ngo ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe. Ntabwo ngiye kuvuga ibimenyetso by'ibihe, ngiye kubabwira iby'Imana yambwiye ngo ubambwirire. Amen. Haleluya. Umwuka w'Imana ijambo rya mbere yambwiye ambwira ngo mubambwirire. Imana yarambwiye ngo mubambwirire bakizwe, bahinduke, bamaramaze, kuko nta gakiza k'amagambo kabaho. Ndasubiramo, mubambwirire bakizwe, bahinduke, bamaramaze, kuko nta gakiza k'amagambo kabaho. Umwuka w'Imana arambwira ngo agakiza ni uguhinduka. Umwuka w'Imana arambwira ngo agakiza ni ukwera imbuto. Umwuka w'Imana arambwira ngo agakiza ni ugukora imirimo myiza, kuko nta kwizera kutagira imirimo. Umwuka w'Imana arambwira ngo agakiza ni uguhamya. Umwuka w'Imana arambwira agakiza ngo ni ukwirinda. Ijambo umwuka yanyongereyeho kuvuga ngo agakiza ni uguhamya. Imana yarambwiye ngo hari abantu bafite agakiza ko mu rwihisho, bafite isoni z'umusaraba wa Yesu. Amen. Ijambo rya mbere umwuka w'Imana yambwiye ngo mubambwirire ngo agakiza mubabwire bakizwe, bahinduke, bamaramaze, kuko nta gakiza k'amagambo kabaho. Reka mbabwire bene data nshuti z'umusaraba, iyaba gukizwa byari amagambo. Haleluya. Iyaba gukizwa byari ibintu byoroshye, agakiza kaba gafitwe n'abantu bose. Amen. Agakiza buri wese yakakagiyemo uko ashaka, ariko gukizwa, haleluya, ni uguhinduka, ni ukwera imbuto, ni ugukora imirimo myiza, ni uguhamya, ni ukwirinda. Niba uvuga ngo warakijijwe ukaba udafite imbuto z'abana b'Imana, niba uvuga ngo warakijijwe ukaba nta mirimo myiza ukora, niba uvuga ngo warakijijwe ukaba uko wari umeze mu kwa 10 2010, tukaba turi mu 2024, ukaba ari kukimeze, mwene data, ntago urakizwa. Amen. Hari amagambo tutari bwirirwe dusoma. Reka dusome muri igitabo cya urwandiko rwa mbere rwa Petero wa mbere, igice cya mbere 14. Reka ndisome urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya mbere umurongo wa 14. Haranditse ngo mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Niba uvuga ngo ndakijijwe, ingeso zawe zikaba zihabanye no kwera kw'Imana, ingeso zawe zikaba zitandukanye n'ingeso z'abana b'Imana, ukaba ukiri wa muntu wa kera, ukaba ukiri wa mugore wa kera, ukaba ukiri wa mukobwa wa kera, ukaba ukiri wa musore wa kera, ukaba ukiri wa mugabo wa kera, bya bindi byose wagiraga kera utarakizwa, n'uyu munsi akaba ari byo ukiberamo. Mwene da, mwuka w'Imana yakuntumyeho arambwira ngo ubwire ngo agakiza ntago ari amagambo. Agakiza si ugusirimba ngo ibyo yabize.
haleluya. Agakiza si ukuvuga mu ndimi cyane, agakiza si ukugira titre, haleluya. Imana ishi, agakiza gatandukanye na titre, izina. Amazina aratwishe, haleluya. Amazina araturimbuje, amazina atumye tuba mu matorero tutishimye, imyaka maze ko batarangira iki. Ntabwo ikibazo ari cyo bakugira cyo, ahubwo ikibazo ni ikikurimo, haleluya. Ntabwo ikibazo ari icurico, ntabwo ikibazo ari apotre, ntabwo ikibazo ari bishopu, ntabwo ikibazo ari profete, ntabwo ikibazo ari evangeliste. Ikibazo ni cyo wamenye, haleluya. none se mugire umushumba kugira ngo banakizwe? None se niba umaze imyaka 5 uri mu itorero, mu idini, ukaba utaragerageza muri bya byaho wakoraga kera ngo byibura ugire bimwe na bimwe uzibukira, ibyo utashoboye uri ku ntebe y'umwigishwa, uzabishobora uri ku ntebe y'umwigisha. Ibyakunaniye wiga uzabishobora nawe uri kwigisha abandi. Amen. Agakiza, Imana yarambwiye ngo mubambwirire ngo bakizwe, bahinduke, bamaramaze, kuko nta gakiza k'amagambo kabaho. Agakiza ni uguhinduka. Kuri ingingo agakiza handi navuze ngo ni uguhamya. Amen. Niba ukigira isoni zo kubwira abakobwa mwigana, abasore mwigana, abagore mwiganye cyangwa mukorana muri biro yawe, aho ukorera, kuvuga yuko uri umukristo, reka ibyo biragatsindwa. Baguseke, bavuga yuko ubwo ngubwo uri umuturage, ngo bavuga yuko ngo ufite ibibazo, ariko ndababwiye ko kujya mu gakiza ari ukugira ibibazo. Abantu benshi rero iyo batangiye urugendo rwo gukizwa, bava hamwe binjira ahandi, bajya bagira isoni, bakavuga ngo ubu nivuga ko nagiye mu barokore, bazavuga ko ibibazo binishe. None se bo ntabyo bafite? Ko batakarimo bo ntabyo bafite? Gukizwa ni ubuntu bw'Imana, haleluya. Kuba warakijijwe ni ubuntu Imana yakugiriye, ntabwo gukizwa rwose ari ibibazo. None se mwisi hari ataba ibibazo? No mu gakiza birimo, ndetse bikubye na bya bindi, kuko noneho uzagira ibibazo bisanzwe, ugire noneho n'abadashaka gutera intambwe. Amen. Rero ntabwo kuba mwarakijijwe ari ibibazo. Mureke kugira isoni zo guhamya umusaraba wa Yesu. Ijambo ryaramwe ngo nimugire isoni zo kumpamiriza mu maso y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kubahamiriza imbere ya Data. Ariko umuririmbyi wuzuye umwuka wera yaravuze ngo nta soni mfite usibye iz'ibyaha byanjye. Rero umwuka w'Imana aramwe ngo mubabwire gukizwa, guhinduka, kumaramaza, kuko nta gakiza k'amagambo kabaho. Icya kabiri, umwuka w'Imana aramwe ngo mubambwirire ko buri wese azagororerwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Ubwo ni ubutumwa tugomba kubwiriza muri ibi bihe bya nyuma, ko buri wese azahabwa ingororano zihwanye n'ibyo yakoze. Haleluya. Muri iyi si harimo ubwami bubiri, hari ubwami bw'Imana, hari n'ubwami bwa Satani. Hari abamaramarije gukorera ubwami bw'umwijima pe, babihamya, avuga ngo njyewe Imana ntibaho, ndakorera Satani, ibyo byose ndabishyigikiye. Murabizi hari abantu bakomeye bahamya neza ko bo badakorera Imana, bakorera Satani. Abo ngabo bari mu ruhande rwa Satani, birazwi. Ikibazo gihari rero, amen, haleluya, vukiye mubabesha ko bakorera Imana cyangwa ubwami bw'Imana, kandi uruhande rumwe bakorera Imana bakajya no gutera ibiraka mu bwami bw'umwijima.
amen, haleluya. Mu gitondo barabwiriza ubutumwa bwiza ku cyumweru saa 4, saa 9 bakajya gutera ibiraka kwa Satani bakora iby'Imana yanga. Saa 3 bari muri worship team, haleluya, bari muri worship team kandi barabikora neza kuko izo mpano barazifite. Ariko saa 11 bari muri club, bari muri club, bari mu mabuwate, barakorera Imana mu gitondo bagakora n'imibyizi kwa Satani. Ariko umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo sinshaka gukorera abami babiri, sinshaka gukorera abami babiri. Ariko utambeshe, ni gute wakorera abami babiri? Buri wese afite ibyo akunda, buri wese afite ibyo yanga. Ni gute wanezeza umwami A kandi ibyo umwami A akunda umwami B ari byo yanga? Kandi umwami A nawe urashaka kumukorera, n'umwami B urashaka kumukorera. None se nunezeza umwami A, umwami B azababara, kandi wowe urashaka kubakorera bombi. Haleluya. Ariko umwuka w'Imana arambwira ngo ubabwire, mubambwirire mwerure ko buri wese ubwami akorera aribwo bwami bugiye kuza kumuhemba. Haleluya. Buri mwami wese afite ibihembo. Imana ishimwe. Ubwami bw'Imana bufite ibihembo bw'abayikorera, ubwami bwa Satani nabwo bufite ibihembo bw'ababukorera. Haleluya. Kandi ikitangaje ni uko ubwami bw'Imana bwo, ubwami bwa Satani bwo buzaguhemba nyine, kuko ibihembo by'ubwami bwa Satani ni ibihembo bibabaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni urupfu. Haleluya. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Iryo jambo rirakomeye rivuga ngo ubwo bwami nibwo bugiye kuza kuguhemba. Uryitondere, uryitondere, witondere iryo jambo. Ubwami, ubwo bwami ukorera nibwo bugiye kuza kuguhemba. Itondere iryo jambo. Imana ishimwe. Haleluya. Wenda ubwami bw'umwijima bwa Satani ntacyo bugutwaye kuba ubyukira hano saa 4 kuko saa 8 mufitanye randevu, ntacyo bugutwaye. Ariko ubwami bw'Imana mufitanye ikibazo. Amen, haleluya. Kuko hari ibyagufite. Amen, haleluya. Hari ibyabwo ufite, hari ibikoresho by'ubwo bwami ufite. Niyo mpamvu bitazakubera umugisha, ntabwo bizakubera umugisha, kuko ibiri muri wowe nyine nibyo gukiza. Izo ndirimbo zisuka muri wowe Imana yashyize muri n'iryo jwi, nibyo guhembura abagenzi bagana mu ijuru. Haleluya. Rero kugira ngo ubwo umwijima bwo ntacyo buzagutwara kubuza hano saa 4 ukaririmba nkabwiriza, ntacyo bitwaye. Ariko ubu bwami bwo ntabwo mama Erive buzanyorohera. Nimfata ibyabwo ngandebe nawe umuntu ushinzwe umutekano kuba yajya muri kaya yahaduye afite imbunda y'akazi kandi agiye kurasa. Ntabwo agiye muri kaya y'umwanzi agiye kurasa, ahubwo agiye kuzerera. Haleluya. Abamuhaye intwaro rero, abamuhaye intwaro kumenya ko yagiye muri kaya y'umwanzi atajyanywe no kurwanira ishyaka uwamuhaye intwaro yo kurinda, ibyamubaho byaba amateka. Uko niko abizera bagiye kuza kumenya.
Imana ije gusaka, Imana ije gusaka. Ibyo naryumvise n'ahandi. Abafite ibyayo bari mu marogi, Imana ije gusaka. Abafite ibyayo bazamuka imisozi bajya kuraguza, kandi bafite iby'Imana yabashizemo impano z'Imana. Imana igiye kuzamuka muri iyo misozi mwagiyemo, igiye kubasangayo ibabwire niba Imana zikuroni zirusha Imana yo mu ijuru imbaraga. Imana ije gusaka. Haleluya. Imana ije gusaka abadizata b'iby'umwuka baburiye mu ngo z'abapfakazi, baburiye mu bagabo b'ibigoryi, baburiye mu magambo no mu moko. Buri wese umwami akorera agiye kumuhemba. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ibyahishuwe 22:12 ni ijambo tuzi rwose. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Amen. Imana ije guhemba kandi Imana ije no guhana. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Ariko muririmbyi yaremye ngo sinshaka gukorera abami babiri, ngo ni nko gukunda isi n'ijuru. Ngo hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru, ariko umwuka w'Imana arambwira ngo nimubabwire ko buri wese agiye gusarura ibyo yabibye. Imana ishe uyu mwaka 2024 ni umwaka buri wese agiye gusarura ibyo yabibye. Ababibye ukuri bagiye gusarura ukuri, ababibye gusenga bagiye gusarura ibisubizo, ababibye kubaha Imana bagiye gusarura kubahishwa nayo, Bagiye gusarura icyubahiro. ababibye kwihangana bagiye gusarura kwemerwa. Buri wese agiye gusarura bitewe n'ibyo yabibye. Umwuka arambwira icya gatatu, arambwira ngo mubambwire ngo bemere kuyoborwa n'umwuka. Icyo ni icya gatatu. Abaroma 8:14 ni amagambo tuzi, erega byose twarabyumvise, nta kintu tutazi. Hari icyo tutazi se ngo utiye gusobanura ngo abayoborwa n'umwuka ngo abo nibo bana b'Imana ngo bishatse kuvuga, nta kintu tutazi. Ariko Imana iramwe ngo mubambwirire ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Kuko umwuka uvuze umwuka nyine, umwuka ni umwuka, ariko umwuka wera nibo bana b'Imana. Imana imbwira amagambo ngira ngo ni nk'atandatu, reka nyasoma ko umwuka yambwiye. Imana irambwira ngo nibemera kuyoborwa n'umwuka nibwo batazayoborwa n'irari ryabo. Nibemera kuyoborwa n'umwuka nibwo batazahoza umutima ku by'isi. Nibemera kuyoborwa n'umwuka nibwo isi itazabarusha imbaraga. Nibemera kuyoborwa n'umwuka nibwo isi itazabakurura. Nibemera kuyoborwa n'umwuka nibwo isi itazabayobora. Nibemera kuyoborwa n'umwuka nibwo bazanesha isi, umubiri ndetse na Satani. Imana irambwira ngo babwire ngo barimo kuyoborwa n'abantu bakayoba, barimo kuyoborwa n'amarangamutima yabo bakayoba, barimo kuyoborwa n'isi bakayoba. Ubabwire ngo bemere kuyoborwa n'umwuka wera nibwo batazayoba. Iyi si ifite ibintu byinshi biyobora. Amen. Haleluya. Ariko hejuru y'ibyo by'isi biyobora, isi iyo mvuze isi ni ibintu biri global, ni ibintu biri rusange ku bantu bose. Hari ibintu bigira imbaraga, hari ibintu nyine biyobora umuntu bikamuha umurongo.
amen. Ariko hejuru y'ibyo by'isi biyobora abantu bikabaha umurongo, ku bantu bakijijwe, ku bantu bamenye Imana, bo hejuru y'ibyo bindi byose biyobora isi bafite umuyobozi mukuru ariwe Mwuka Wera. Haleluya. Hari amahame abanyabwenge bagenderaho, ayo mahame akayobora ubuzima bwabo. Ndavuga abanyabwenge batazi Imana. Umuntu agashyiraho amaprincipe akaba nkurikije ibyo nize n'ibyo nzi, ubuzima bwanjye mbushizeho ko nzajya mbutwara gutya, kandi koko akabikora akabyubahiriza. Bamwe mu baherwe bo mu isi bagashyiraho imirongo bagenderaho, ariko iyo mirongo bagenderaho ni abaherwe bo mu isi, babandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibyahishwe abanyabwenge, ibyahishwe abakomeye, Imana yabihishuriye abaswa bo mu isi. Hejuru y'amategeko isi igenderaho ayoboye isi, twebwe barokore hari Umwuka Wera. Haleluya. Ubwo buyobozi bw'Umwuka Wera, umunyabwenge w'umurokore ntabwo agendera mu maprincipe y'abanyabwenge bagenzi be, agendera mu maprincipe y'Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Haleluya. Ntuzabyitiranye ngo urishura minuje ngo ugiye kuza mu itorero uvuga ngo kuko njyewe maze gusoma ibitabo byinshi no gukora amarisaci menshi, nimureke njyewe nempose uko itorero ry'Imana rigomba kugenda no kuyobora. Uribeshye. Abayoborwa n'Umwuka Wera. Itorero ry'Imana ntabwo ari kampani. Abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Niyo mpamvu bangahe basohoka bakajya hanze gatoya, agatumirwa mu giterane hehe, yagaruka imvuga igahinduka, ingendo igahinduka, byabonye mu giterane cyo muri Nigeria, imibwiririze igahinduka, guhanura bigahinduka, agatangira guhanura VIP. Muri Amerika nuko no, mureka abantu bisanzure, mureka abantu bisanzure. Uje yambaye ubusa mu mureka bwambare, c'est son droit. Indimi zigahinduka, ariko ijambo ryaratubwiye ntiri abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Arafata umwaka umwe gusa cyangwa ibiri cyangwa itatu ngo agiye kwiga. Ni byiza kugira ubumenyi, ni byiza, ariko ubumenyi butarimo Mwuka Wera egare zero. Mama Erive wabwirizaga agatangira guhindura uburyo. No, 40 minutes c'est beaucoup. Mubwiriza iminota 15 abantu batahe, iminota 15 bayiririmbemo. Ubwo yaraguye ntagifite icyo kuvuga, yaraguye, Igifaransa cyarakamye kuko adafite icyo kuvuga. Ni Zaburi y'125 buri munsi. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, nk'uko Uwiteka muhabwa amahoro n'Imana. Haleluya. Iterano rirashoje. Yamaze kugwa. Mu yandi magambo iby'Umwuka byaragiye. Ngo yagiye muri Canada asanga ababwiriza baterana isaha imwe. Ageze mu Rwanda si muri Canada. Mu Rwanda si muri Canada. Ngo hariya ngo abantu ngo baririmba ngo n'amapantaro ngani muyambare. Hariya se ko baririmba kandi bari mu mwuka. Simba muri bambaye amapantaro banatebeje kandi bakaririmba bafite amavuta ngana namwe ni muyambare.
ubwo akaza akabihindagura akaba mujye mwambara ibyo mushaka. Turi mu gihe cy'iterambere, turi muri vision, ariko abayoborwa n'umwuka. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nibo bana b'Imana. Abaririmbyi bayoborwa n'umwuka wera, abo nibo bana b'Imana. Abaprotokole bayoborwa n'umwuka wera, abo nibo bana b'Imana. Abahanuzi bayoborwa n'umwuka wera, nibo bana b'Imana. Abakristo bayoborwa n'umwuka wera, abo nibo bana b'Imana. Iby'umwuka yashizeho, iby'umwuka yemeje, ibyo ngibyo nibyo bagenderamo. Iby'umwuka yabujije, ibyo ngibyo ntago babikora. Vanaho ubwenge, vanaho amafaranga, vanaho n'ibindi byose ntazi, ariko abayoborwa n'umwuka. Haleluya. Imana yarambwiye ngo mubambwire ngo abayoborwa n'umwuka wera, abo nibo bana b'Imana. Bemere mwuka wera bayobore, nibwo batazayobywa. Ariko nibayoborwa n'amarangamutima yabo bavanye hehe, ayo ngayo azabayobya. Nibayoborwa n'abantu runaka bahuye nabo, abo ngabo bazabayobya. Ariko abayoborwa n'umwuka, abo nibo bana b'Imana. Icya kane, umwuka w'Imana arambwira ngo mubabwire batera umugongo ikivange cy'abanyamahanga. Ikivange cy'abanyamahanga nicyo cyatumye Abisiraheli badakandagira mu masezerano. Ikivange cy'abanyamahanga cyatumye Abisiraheli badakandagira i Kanani. Batere umugongo ikivange cy'abanyamahanga. Amenye ibyawe, amenye agakiza ka. Urwandiko rwa kabiri Pawulo atakurindagiza ukazarinda uminuka utarageraho kuki Imana yavuze. Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa kabiri igice cya 3:5, igihe Pawulo yabwiraga Timoteyo iby'iminsi y'imperuka, amubwira ukuntu abantu bazabikunda, ukuntu bazaba bigenga, bibona bikakaza, badakundana, bakunda impiya. Hari ijambo hasi kuri uyu murongo nyine amuganga bameze batyo ujye ubatera umugongo. Iri sindi tindaho, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Niba ushaka kugera aho ujya, hari abantu ugomba gutera umugongo, kuko umwuka w'Imana yarambwiye ngo udafite aho ajya ntago afite aho yakujyana. Udafite aho ajya nawe ubwe icyo akora ni ukukudindiza we kugira ngo udakomeza kugenda. We ntaho ari kujya, iryo juru ntaryo ari kujyamo. Uko gukizwa neza ntago ibyo ngibyo bimurimo. Nimutinda na se urumva muzagerane kandi we ntaho ajya. Mukristo yateye umugongo bamujyamugirya nino, bamwishakira ndamu, babwenge bw'isi, yikomereza urugendo. Ibisigaye ngiye kubisoma, ndabona amasaha yagiye. Ariko abameze batyo umwuka w'Imana yarambwiye ngo batere umugongo, mubwirize abantu ubutumwa bw'ibihe bya nyuma. Niba ushaka kugera aho ugera, niba uri mu rugendo rugana mu ijuru, gendana n'abajyayo. Amen. Bamwizerwa barahari, babyiringiro barahari, ariko ba magambo, babwenge bw'isi, abo ngabo ntaho bazakugeza, kuko nabo ubwabo ntaho barimo kujya. Icya gatanu, ibisigaye kamvugemo bibiri mbisomye gusa, wenda nzabisobanura ubutaha. Imana irambwira ngo mubambwire ko amategeko yanjye n'amateka yanjye bidahindurwa kandi bitavuguruzwa n'umuntu uwo ari we wese. Amateka y'Imana n'amategeko y'Imana ntago bivuguruzwa n'umuntu uwo ari we wese. Nta muhanuzi ufite imbaraga, nta mu apotre ufite imbaraga zo gufata ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ngo narangiza avuge ngo ibi ngibi njyewe, iby'ijambo ry'Imana ryavuze ryahamije, nta muntu ufite ububasha bwo gukuraho inyuguti n'imwe. Abahanuzi bakomeye barabyuka mu gitondo akavuga ngo ibi bihe ni ibihe by'imbabazi, ibi bihe mukora ibyo mwishakiye, Yesu ku musaraba yarabirangije.
Yesu ku musaraba yarabirangije ibyo wakoze kera, yarangije imanza zawe za kera. Yesu yakubabariye ibyaha wagendeyemo kera, ariko ibyo ukora nkana, ibyo ukora ubizi, ibyo ukora waramenye ukuri, ibyo Yesu ntabwo yabirangije, uzabibazwa. Haleluya. Kwiyiriza ubusa ni ibya kera. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mene uwo mudayimoni nta kindi kimukuraho usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. None ngo kwiyiriza ubusa, oya, nta kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa wapi? Gutura amaturo wapi? Ibyo ngibyo ijambo ry'Imana, icyo ijambo ry'Imana ryategetse, ntihazagira umuntu uwo ari we wese ku isi, yaba umuntu ukomeye mu by'umwuka wibwira ko akomeye, nagira ikintu agabanya cyangwa kongera. Musome ijambo Ibyahishuwe 22:18, mugende musome ngo umuntu wese uzongera ku magambo y'ubu buhanuzi ngo azabona ibyago byose biri muri iri jambo, ngo uzagabanya nawe azabona ibyago byose biri muri iri jambo. Nta muntu ufite imbaraga z'iby'Imana yabujije kubivuga yuko biziri rubi. Iby'Imana yabujije abera, nta muntu ufite imbaraga zo kubabwira ngo babikore. Iby'Imana yabwiye abera ko bagomba gukora, nta muntu n'umwe ufite imbaraga zo kubabuza kubikora. Kabone naho yaba ari wa muhanuzi waguhanuriye mu kwa 10 bigasohora, kabone naho yaba ari umuntu ufite titre runaka, ijambo ry'Imana ntago rivuguruzwa. Amategeko n'amateka by'Imana ntago bivuguruzwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Reka turekeraho ibindi, tuzakomeza ubutaha, amasaha yagiye. Umwuka w'Imana arambwira ngo muvuge ubutumwa bwiza bw'ibihe bya nyuma. Haleluya. Umwuka w'Imana arambwira ngo ibihe bikomeye by'iminsi ya nyuma itorero ry'Imana ryarisohoyeho. Ariko ndakwingingira kugira ngo ukomerere, ushikame mu byo kwizera, urwane intambara nziza, urinde ibyo kwizera nk'uko Pawulo yabivuze. Ube maso kandi ubere maso n'icyo Imana yashyize muri wowe, kugira ngo Kristo ubwo azaza, ubwo azerekanwa. Kristo niyo atazi uyu munsi, urupfu rwo ruradusatiriye. Haleluya. Kuko urupfu Kristo yarugize irembo. Ariko ijambo ry'Imana mu Byahishuriwe Yohana 22 riravuga ngo uwera akomeze yere, uwanduye akomeze yandure. Ndasaba Imana kugira ngo Mwuka Wera asobanure ibirenze ibyo ngewe nasobanuye. Wumve icyo Imana igushakaho, wumve icyo Imana ikugambiriyeho, kandi wumve icyo Imana ikwifuzaho. Icyo Imana ishaka nuko tubabera nkuko nayo ari yera. Icyo Imana ishaka nuko twera imbuto nziza, nuko dukizwa, nuko tuyoborwa n'Umwuka, nuko dukora imirimo myiza, nuko buri wese akomeza kugenda uko Imana ishaka. Turagushimye Imana nziza, duciye bugufi imbere yawe. Urera mu ijambo ryawe, urera mu mvugo yawe, urera muri byose. Utwemerere ibihe dusohoyemo, uduhe kubimenya nk'uko ubiduhishurira. Umuririmbyi yararimbye ngo murinzi we menyesha igihe. Arabanga iwacu se ni imuhero. Utwemerere uduhe kubaza umurinzi igihe tugezemo, uturinde kuba mu kajagari, uturinde kuba mu gihiriri, uturinde kuba mu kivange, uturinde kugendera mu mihango y'amadini, ahubwo uduhe kumaramaza rwose tubitorero wishimiye. Ijambo ryawe rirambwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Turasenze ngo uduhe kuba kuri urwo rufatiro, kandi uduhe Mwami wanjye gukora imirimo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu nzu y'inyumba hamwe ibikoresho byinshi, hari iby'ifeza n'izahabu, ngo ibiti ndetse n'iby'ibumba, ngo ariko umuntu niyitunganya azaba abaye igikoresho cy'izahabu gikoreshwa iby'igiciro. Twemerere natwe duhe kuba ibikoresho by'igiciro bikugirira umumaro mu bwami bwawe. Ubwoko bwawe turabusabiye natwe twisabira, kugira ngo icyo Umwuka avugana natwe
uduhe kukimenya no kugisobanukirwa, maze mwami duhinduke kandi duhindure byinshi by'ubuzima bwacu, maze umwuka wera akomeza tuyobore, azatugeze iwacu amahoro. Uko niko dusabiye abera bose kandi dusabira n'abawahamagaye, kugira ngo muri ibi bihe ushyire muri twe amagambo yawe y'ukuri, uturinde mwami wanjye kuvuga ibigendanye n'irari ry'abantu mu minsi ya nyuma. Urakoze mwami, icyubahiro n'ikuzo bibe ibyawe none n'ibihe bidashira. Amen. Imana ibahe umugisha.